umaze igihe kingana gute uhinga kawa? narivukiyemo rwose, ababyeyi banjye bararihingaga bararinsigira, none ndacyari kurikorera. Kuko no kera twarisazuraga rwose, sibwo bwa mbere tuzisazura. Ndabizi ko bishaje ntabwo bijya kugira umusaruro, ntibimaze kumera nk'ibintu by'ibisharankima, ibimburi biri mu gusaza, ubwo rero ukayisazura nibwo ikongera ikagira umusaruro. Ikawa igituma nyikunda, yagiye imfasha mu gihe nari mfite utwana twari turi kwiga, yagiye imfasha kugira ngo mbone ibikoresho. Mfite ikawa 800, si uko zimwe nazihaye umwana wanjye w'umunani witwa Harerimana Didasi, izindi nazo ndacyazifite, zimwe ziri hano Rubengera mu Kagarama. Ubwo rero kugira ngo dusobanurire abaturage gahunda twatangije uyu mwaka, ni gahunda yo gusazura ibiti bigeze gusazurwa. Ubwo tuvuga hagati y'imyaka 5 n'8 kugira ngo bikomeze bitange umusaruro mwiza, ariko no gusimbuza ibiti bikuze akenshi tugereranya ko bifite imyaka 30 n'iri hejuru. Ibyo rero tubikora kugira ngo twongere umusaruro mu bwinshi no mu bwiza bw'ikawa yoherezwa hanze. Muzi ko u Rwanda ari igihugu gifite ubutaka butari bunini, buriho ibihingwa bitandukanye. Ntabwo rero twazakomeza kongera umusaruro w'akawa twongera ubutaka, ahubwo n'ubutaka dufite tubukoreshe neza, butange umusaruro ukwiriye. Igiti ko bigaragara nta musaruro gifite, rero kugisazura no kugira ngo tucyongerere imbaraga, kuko kizashibukaho ibindi bishibu byinshi. Noneho muri ibyo bishibu byinshi duhitemo ibifasheho neza kugira ngo bizabe ari byo dukuza biduha umusaruro.